tubahaye ikaze kuri Genius Rwanda. Iki ni cya kiganiro kibagezaho amateka ku muntu, ahantu, ku kintu ushobora kuba wibaza uburyo intumwa za Yesu 12 zapfuyemo. Uyu munsi nibyo tugiye kurebera hamwe. Reka duhere ku ntumwa ya mbere, Simoni Petero. Uyu Simoni Petero yari umuvandimwe wa Andreya, arazwi. Uyu niwe wa mbere wasubije Yesu ko ari umwana w'Imana. Uyu Simoni Petero ni nawe wa wundi warwaniye Yesu igihe Yesu bari baje kumufata, ni nawe waciye ugutwi umusirikare mu bari baje gufata Yesu. Uyu kandi Simoni Petero ni nawe wihakanye Yesu inshuro 3. Uyu Simoni Petero ni nawe waje kwegurirwa kuyobora intumwa za Yesu 12 nyuma y'uko Yesu yari amaze gupfa. Simoni Petero kandi yari uw'i Betesda i Galileya, yaje kubambwa ku musaraba acuritse kuko yanze ko bamuhamba nk'umwami we Yesu Kristo. Yaje kubambwa ku musaraba ahagana mu mwaka 67 na 68. Abanyamateka kandi bavuga ko uyu Simoni Petero ashobora kuba yarapfiriye rimwe na Pawulo, kuko ni nabo bashinze itorero i Roma kandi bose biciwe i Roma. Byinshi ku rupfu rwa Simoni Petero tubisanga mu gitabo cya Yohana igice cya 21 umurongo wa 18. Andreya uyu numwe muri babandi babiri bumvise Yohani umubatiza avuga ko yabonye Yesu Kristo, bagahita bamukurikira nk'uko tubisanga mu gitabo cya Yohana igice cya 1 umurongo wa 37. Mu mwaka 69 nibwo Andreya yabambwe, kandi ngo yarabyishimiye. Yabambwe ku musaraba umeze nka X cyangwa se agakubo mu Kinyarwanda. Yamaze iminsi 2 kuri uwo musaraba aziritse atarapfa, ahubwo kugira pe yararimo kwigisha. Amaze iminsi 2 ku musaraba nibwo baje kumukuraho afite akuka ka nyuma, ahita apfa. Intumwa Yakobo mukuru yaraje kwigisha we n'umuvandimwe we Yohana, bitwaga abana b'inkuba, ari abana bene Zebedayo. Yishwe n'umwami Herode amuciye igihanga hari ahagana mu mwaka wa 44. Uyu yapfuye ari uwa kabiri nyuma y'urupfu rwa Stefano, nk'uko tubisanga mu byakozwe n'intumwa igice cya 12 umurongo wa 2. Filipo yari uw'i Betesda. Filipo kandi niwe wasabye Yesu Kristo ko yabereka Data wa twese. Filipo yabambwe ku giti ahitwa Hierapolisi muri Turukiya, akaba yarapfuye ahagana mu mwaka wa 54. Ibyinshi kuri uyu mugabo Filipo tubisanga mu gitabo cya Yohana igice cya 14 hafi ku murongo wa 9. Barutolomayo bivuga ko bamushishiye uruhu ari muzima ubwo bari bamusanze avuga ubutumwa bwiza. Bamaze kumukuraho uruhu yaje kumara iminsi 3 abona gupfa. Yapfuye ahagana mu mwaka wa 70 nyuma ya Yesu. Matayo uyu yahoze akora akazi ko gusoresha atari yahura na Yesu. Matayo niwe witwaga Lewi, akaba yaranditse ubutumwa bwiza mbere y'imyaka 10 y'urupfu rwe. We yapfuye asogoswe inkota. Amakuru avuga ko yapfiriye muri Ethiopia hagati y'umwaka wa 60 n'umwaka wa 70 nyuma y'urupfu rwa Yesu. Ndetse n'intumwa Tomasi izwiho cyane kubakana, kuko bagenzi be bamubwiye ko babonye ko Yesu Kristo yazutse. Arabasubiza ati, nabyemera ari uko mubonye njyewe ubwanjye, kandi hakoza n'intoki zanjye mu nkovu z'ibiganza. Nk'uko tubisanga mu gitabo cya Yohana igice cya 20. Tomasi yicishijwe amacumu avuye kuvuga ubutumwa bwiza mu Buhinde no muri Peresi ahagana mu mwaka wa 70.
mu Buhinde umusozi biciyeho Thomas barawumwitiriye witwa Saint Thomas cyangwa se Mutagatifu Thomas mu Kinyarwanda. Intumwa Tadeyo cyangwa se undi Yuda, uyu niwe wigeze kubaza Yesu impamvu yaragiye kubiyereka ariko ntiyiyereka ab'isi nk'uko tubisanga muri Yohana igice cya 14 umurongo wa 22. Baramukubise kugeza apfuye aho yavugiraga ubutumwa bwiza i Mesopotamiya mu mwaka wa 72 nyuma ya Yesu. Yakobo cyangwa se Yakobo mutoya, uyu niwe wari waratoranijwe kuyobora urusengero rw'i Yerusalemu nyuma y'urupfu rwa Yesu. Akaba yarapfuye ahanuwe ku gasongero k'urusengero, kandi uyu Yakobo umwaka yapfuyemo nturagaragara mu mateka. Simoni Zirote amaze kubona ko Yesu yazutse, yagize ishyaka ryo kubwiriza ubutumwa bwiza. Akaba yarageze mu bihugu bitandukanye byo ku isi nka Egypt. Akaba kandi yariciwe mu gihugu cya Syria mu mwaka wa 74 nyuma ya Yesu. Intumwa Matiyasi, uyu niwe wasimbuye Yuda Isikariyoti wagambaniye Yesu. Yuda wa wundi wapfuye yiyahuye nk'uko tubisanga mu Byakozwe n'Intumwa mu gice cya mbere umurongo wa 26. Kandi hari abavuga ko uyu Matiyasi yaje kuzuza ubuhanuzi buboneka muri Zaburi y'9 ku murongo wa 8. Matiyasi bamuteye amabuye hanyuma bamuca igihanga mu mwaka wa 70. Intumwa Yohana niwe wenyine mu ntumwa za Yesu 12 wapfuye urupfu rw'ikirago cyangwa se urupfu rusanzwe, upfuye nk'abandi bantu basanzwe. Bakaba baragerageje kumwica bikanga, abo baje kumushira mu ngunguru y'amavuta bakamutwika. Babonye adapfuye bajya kumuta ku kirwa cy'i Patmos, hari ku ngoma y'umwami Domitiyani. Kuri icyo kirwa ni nawo yandika igitabo cy'Ibyahishuwe kugeza ubwo yagaruwe muri Efeso, aho yandikiye izindi nyandiko 3 za Yohana. Akaba yarapfuye hagana mu mwaka wa 95. Tubashimira ku mwanya wanyu mwafashe mukareba icyegeranyo cyacu. Iyi yari Genius Rwanda. Kora subscribe, like, comment and share.